Murakaza neza kuri channel yanyu Unguka Ubumenyi Post, aho twigira hamwe ibijyanye n'amafaranga, ikoranabuhanga, kwihangira imirimo n'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi turarebera hamwe impamvu 10 abantu bitiranya kwiga amashuri menshi no kuba umukire. Ese kwiga amashuri menshi bihita bikugira umukire? Ese impamyabumenyi yawe niyo yaguha ubukire? Reka tubisesengure mu buryo burambuye. Turabibutsa gukanda subscribe hepfo gato y'iyo video kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro bategurira igihe Unguka Ubumenyi Post uploadinze video muzajye muyibona mu bantu ba mbere. Reka turebe impamvu ya mbere. Abantu benshi batekereza ko diplome yaguhindurira ubuzima. Abantu benshi bize iyo bamaze kubona impamyabumenyi baba batekereza ko noneho ubuzima bugiye guhinduka, ko akazi, amafaranga n'imigisha bigiye kuza. Ukuri nuko impamyabumenyi ari ikimenyetso cy'uko wize ariko idashobora kukuzanira amafaranga mu mufuka. Diplome ni urufunguzo ariko ntirufungura buri muryango. Ibyo wize bijyanisha n'ubumenyi ngiro no kwiyungura ubushobozi bwo kwikorera cyangwa kwishakamo ibisubizo bijyanye n'uko wabaho. Reka turebe impamvu ya kabiri. Kwiga ntibisobanura ko uzi neza gucunga amafaranga. Hari abarangije kaminuza bafite PhD ariko batazi gukora budget cyangwa se ingengo y'imari, kwizigamira cyangwa gutangira business. Ukuri nuko ubumenyi ku mafaranga cyangwa se financial literacy ntabwo byigishwa mu mashuri ya siyansi cyangwa se amategeko n'ibindi. Tangira kwiga rero, wige amafaranga, wige uko wakoresha amafaranga nk'uko wiga andi masomo, uko winjiza, uko usohora, uko wizigamira n'uko washora amafaranga akabyarana. Impamvu ya gatatu. Amashuri yigisha kuba umukozi, ntabwo yigisha kuvumbura amahirwe cyangwa se kuba umukoresha. Mu mashuri twigishwa kuba abakozi beza no gukora neza ibyo abandi bakoze cyangwa se bahimbye. Ukuri nuko ubutunzi buzi iyo utekereza ibyo abandi bakeneye ukabaha igisubizo. Nibwo ba creator solution give. Tegura uburyo wakoresha ibyo wize ukabibyaza igitekerezo bishobora kwinjiza amafaranga, wirinde gutegereza akazi gusa. Reka turebe impamvu ya kane. Hari abize neza ariko bafite imyumvire iciriritse ku mafaranga. Umuntu ashobora kuba afite ubumenyi buhanitse ariko akagira mentalite y'ubukene, gukunda comfort zone, gutinya kugerageza no gusuzugura ibyo atize. Ukuri nuko imyumvire myiza ari fondasiyo y'ubukire. Nubwo waba ufite masters ukaba utinya business, ntabwo zinjiza byinshi. Indi uburyo utekereza, ntugatinye gukora ibitari muri syllabus cyangwa se ngo ibyo ntize sinabikora. Wige no kubaho mu buzima busanzwe utadependinga ku mushahara wonyine cyangwa uvuga ngo nzatungwa n'ibyo nize gusa. Fatira impamvu ya gatanu. Amashuri ntabwo agitanga amahirwe yo kwinjiza amafaranga ako kanya. Amasomo menshi atari ubumenyi ngiro arangira nta kirimo cyahita cyinjiza amafaranga. Bisaba experience, network no kwihangira umurimo. Ukuri kuri muri ibi ni uko kuba umukire bidasaba ubwoko bwa diplome runaka, ahubwo ni process cyangwa se ni ibintu utangira biciye mu nzira zitandukanye. Niba udafite plan nyuma yo kurangiza amashuri, icara wige ufata amasomo kuri Unguka Ubumenyi Post, kuko niba utadukurikira murahomba byinshi. Tangira kare utekereze ku buryo ubuzima buzaba buteye nyuma yo kuva ku ntebe y'ishuri, maze uteganye hakiri kare. Impamvu ya gatandatu. Amashuri yita ku gutegura abakozi, yita ku gutegura abakoresha. Nubwo dushobora kwiga uko twakwandika CV nziza, ntitwigishwa uko twatanga akazi. Kuri nuko umukire ari uwabaye igisubizo ku bandi. Ikindi nuko amasomo make ariko afite intego ashobora kuruta menshi adafite icyerekezo. Tekereza neza. Ese ninde waguha amafaranga? Kuki se yayaguha? Nubona igisubizo uzamenya ko ari wowe ugomba kugira ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo, kwiha amafaranga ndetse no kuba wayakorera.
Impamvu ya karindwi, abantu benshi bize ntabwo bakora ibyo bize. Hari abarangije uburezi ariko bacuruza airtime. Hari abize andi mashuri atandukanye bakaba bikorera ibiganiro kuri YouTube kandi bakaba binjiza amafaranga menshi. Hari aba YouTubers benshi bazwi nka Baruki, afite channel yitwa Rock Entertainment, Bagatari Fred n'abandi benshi muzi namwe mujya mubona ba Gentil Gedeo n'abandi. Abenshi muri aba ngaba ntabwo bize itangazamakuru. Hari abo twavuze bize itangazamakuru, hari na benshi mu banyamakuru tuzi, ariko hari aba YouTuber benshi batize itangazamakuru ariko YouTube ikaba ibatunze kubera gukora content. YouTube ikabahemba kandi neza. Nta kindi cyatumye babigeraho kuko batinyutse babyinjiramo ubona birakunze. Gukora ibyo utize rero si ikosa, ahubwo ni uko ubuzima busaba guhinduka. Mu gihe wumva udashobora kwemera impinduka, wumve yuko wahindura imyumvire, uhindure ibyo utekereza ku byo wize, wumve yuko washakira ubuzima ahandi. Biragoye guhinduka. Ushobora kugira iterambere ukora ibyo utigeze wiga mu gihe waba ubasha gukora ikintu cy'ingirakamaro. Ntawe ureba diplome yawe ahubwo ureba serivisi utanga. Hindura uko wiyumva, icyo wize ntikikaguhambire, ahubwo ukoresha ubwenge wakuye ahakuzengurutse. Impamvu ya munani, kwiga bitera confidence cyangwa se kwigirira icyizere, ariko si garanti y'ubukire. Hari abumva bifitemo akantu ko kuba barize ariko batagira icyerekezo cyangwa igikorwa gifatika. Kuri nuko confidence idafite ibikorwa ibipfuye. Niba wumva uri umuhanga bigaragaza, kora ibikorwa bigaragaza ko uri umuhanga koko. Reka amagambo. Abantu bakunda kujya mu bihugu by'i Burayi bo barabizi, iyo ugezeyo ushaka akazi bakubaza icyo ushoboye gukora. Ni nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo byibura usoje segonderi cyangwa kaminuza azabe hari ibyo yashobora gukora bidasabye ko abanza kwirukanka ashaka akazi. Tangira gutoza ubwonko bwawe gukora ibyo wize, ariko ubutoze no gushakisha igisubizo ku bibazo bituzengurutse. Niba warize ibintu bitarimo pratique, shaka uko wakwiga short course y'umwuga runaka nk'ubwubatsi, ubukanishi, gutwara ibinyabiziga n'ibindi. Bizagufasha kubaho mu gihe utarabona akazi wifuza. Impamvu ikurikiyeho, abantu benshi biga amasomo menshi ashoboka ariko ntibashyira mu bikorwa na kimwe mu byo bize. Kuri nuko abakire atari abantu bazi byinshi mu mutwe, ahubwo nabashyira mu bikorwa bike bazi bakabibyaza umusaruro. Kwiga ni byiza, ariko hitamo ubumenyi bumwe bugira umwuga, kuko ubumenyi buke bwashyizwe mu bikorwa butanga amafaranga. Reka tubashyireho n'inyongera. Amasomo meza atagira indangagaciro cyangwa ikinyabupfura arutwa n'adahari. Niba umuntu afite degree cyangwa diploma ariko adafite ubupfura, ubudahemuka n'indangagaciro, ntazabana n'abandi neza. Amakipe akomeye, amafaranga menshi, business nini, byose bisaba indangagaciro na discipline. Komeza kwiga ariko unarinde umutima wawe, ugira ubunyangamugayo, ubupfura no kubaha Imana. Bizagutunga binagufashe mu rugendo rwo kwiteza imbere. Kwiga amashuri ni ingenzi, ariko ntabwo uburezi bujyana n'ubukire igihe udafite imyumvire myiza, intego no gushyira mu bikorwa ibyiza gusa. Niba ushaka gukira, jya ukoresha ubumenyi ufite, wongeremo discipline, icyerekezo n'Imana uyishyira imbere. Ibiganiro byiza nk'ibi bitegurirwa na Unguka Ubumenyi Post. Muzidukurikire. Niba warakanze subscribe, nawe uvurikiye utarakanda subscribe, fata amasegonda 2 urebe hasi y'iyo video handitse subscribe, uhakande ujye uhora wunguka ubumenyi. Wibuke gukanda like. Aho ngaho hari ikiganza kirebye hejuru gifite igikumwe kireba hejuru, unaduha igitekerezo muri comment, hanyuma tujye dukomeza tubane muri biganiro. Hano duhorana ibisobanuro by'ubuzima, amafaranga
n'ibiganiro bishingiye ku bumenyi, ntukajye ucikwa. Tuzahure muri video y'ubutaha. God bless.